iby'Imana ikora njye biranagaza birenze uko. Nuko umuhanuzi aravuga ngo mwizere Imana yonyine gusa. Ese ibintu biri kuba muri Amerika, ese ni Imana cyangwa se ni ibindi ibibazo abantu bibaza, mbese bifite gusubizwa gute? Ese izi impact ziri kuza hirya no hino, ese ni ingaruka z'ibyaha abantu bakoze, cyangwa se ni izindi ngaruka, cyangwa se ni icyago Imana yashatse guhereza Amerika nk'igihugu kigize karakazyehe? Reka wumve iki kiganiro tubane ijambo kurindi. Njye wumva ni Jean Desire, ndabakunda cyane, muri agaciro kuri njyewe ndetse no kuri twe. Ikibazo nibaza ni ese ibibazo byatewe n'iki? Ese inkongi y'umuriro iki cyago kimeze gutya cyaba cyatewe n'iki? Icyo ndibaza nawe uracibaza. Reka wijya kure maze wumve cyateye inkongi y'umuriro ndetse iki gihugu cy'igihangange kiri mu mazi abira. Njye wumva ni Jean Desire, kandi subscribe wowe ugeze kuri channel kano kanya. Ese niki cyatuma iki gihugu cy'igihangange gutya cyahukanwa n'uyu muriro ungana gutya? Ese aho ni ukwigomeka ku Mana ndetse bagasenga ibigirwamana bitabaho? Ibyo ni ibintu abantu benshi bibaza ndetse batabonera ibisubizo muri aka kanya, badapfa kubonera ibisubizo. Ese uratekereza ko igihugu nk'iki nka Amerika cy'igihangange ndetse gifite buri kimwe cyose, ese uratekereza ko habuze za kajugujugu zabasha kuzimya uyu muriro? Cyangwa se uratekereza ko habaye ubushobozi buke? Oya, ntabwo ari ubushobozi buke. Ndetse abemera idini rya Kristo bamwe batangiye kuvuga ko hari ibintu byanditswe kandi bizasohora, ndetse ngo uyu ni umujyi abantu benshi barigometsemo, ndetse bavugaga ibintu byabo bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo Imana yararakaye, irakara cyane bikabije, ndetse avuga ko uyu muriro nubwo abantu benshi batabyemeranyaho neza ko ari Imana yawuteje, ariko bamwe muri bo baravuga ko ari Imana. Ndetse ikintu gitangaje ni iki, ibaza ari wowe ugasanga inzu yawe irimo gushya gutya, cyangwa se waba wiryamiye ukumva inzu iri gushyamo gutya, ndetse atari amashanyarazi wenda abashe kuba yakuranaho. Ese ibyo bintu waba utunze mu nzu ho ntiwabasha kubijugunya? Ese wabyifatamo ute? Ndetse ikibazo nawe wacibaza. Ndashaka kugira ngo wumve aya magambo neza aba bantu barimo kugenda bavuga mu mihanda, ndetse ndashaka kugira ngo uyumve neza kugira ngo tujyanirane. Twese twavuze byinshi, ariko ndashaka kugira ngo wumve neza aya magambo. Urayumva nawe? So niba wayumvishe neza barimo kuvuga ngo iki? Gusa ariko amatwi yanjye numvishe bavuga ngo USA. Sinzi ikintu bashatse kuvuga, gusa ko ngenekereje njyewe njye nakumva ko avuze nk'imvugo yawe cyangwa se ibyo wavuze. Ese ni Imana yabiri kubikora? Ese uyu muriro umaze iminsi irenga icyumweru yose, ese uyu muriro waba uri gushaka gufinda iki? Ese uyu muriro waba waratewe n'iki? Ibintu turacabyibaza cyane, ariko ndetse amakuru avuga ko ndetse ku munsi wa gatandatu bugiye batangaga ibihembo by'abakinnyi bitwaye neza muri filime, ndetse abantu 100% bagiye bashimira abantu, ndetse
bamwe ntibagiye bashimira Imana sibye umuntu umwe gusa, ndetse ngo ibyo birakaza Imana. Ibyo bimaze kurakaza Imana ni ngo niyo yateje igicago. Ese byaba ari ukuri? Ariko abantu ntibabyemeranyaho no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese wowe urabona byaratewe n'iki? Ndetse uyu ni umugabo umwe rukumbi warokotse iyo mpanuka, ndetse uzubaze kugira ngo umuyaga nk'uyu nguyu utwara umuriro bingana gutya, umuriro ukaza inzu yawe igasigara hagati. Abantu baravuga ati se ni wo mukristu muri Amerika cyangwa hari ibindi? Ibyo bintu barimo kwibaza. Ariko muri Yesaya 91 haravuga ngo ntunyiringira ntacu uzaba. Rega n'uyu mugabo baravuga ati ni umukristu pe. Reka dukomeze ducukumbure ibindi byegeranyo byiza cyane kugira ngo tubashe kubagezaho. Uwo banje kumva iki cegeranyo uri agaciro kuri twe, kanda subscribe ubundi bwo tujye tubana buri munsi. Muri ab'agaciro. Thank you. Ciao ciao. Njye mwumvaga ni Jean Desire. USA! USA! USA!